Yes, twongeye kubasuhuza cyane mwebwe mukurikiranye umuririmbyi Agatatu TV. Mwabonye abaririmbyi beza bazi kuririmba. Muri aka kanya rero ndi kumwe n'umuyobozi wabo, yiteguye gusobanura groupe yabo ikorite iteye gute. Muraho neza President? Muraho neza Yegeze ka microphone hanyuma tuganire gatoya. Ya President, wabwira abantu badukurikiranye amazina yawe, witwa nde, n'icyo ushinzwe muri ntuza n'ubwo uri President, ariko uratubwira ukora iki muri groupe yatangiye ryari? Murakoze cyane. Amazina yanjye nitwa Tuyishime David, andi umunyeshuri muri kaminuza y'u Rwanda mu ishami ry'uburezi iherereye mu karere ka Kayonza. Yego. Mwarimu mumbwiye ngo mbasobanurire uko iyi groupe yitwa. Iyi groupe rero yitwa Shalom. Shalom. Yitwa Shalom, ikorera no muri icyo kigo nyine cyo muri Rukara mu ishami ry'uburezi muri kaminuza y'u Rwanda. Yego. Okay, yitwa Shalom Choir Ministry. Ni korali gushya. Okay, murakoze. Ni groupe idafite ahantu ishingiye, cyane yuko abenshi twese turimo hano baturuka mu matorero atandukanye cyangwa se amadini, biterwa nuko umuntu aba bivuga, ariko duturuka mu matorero agiye atandukanye. Yego. Okay. Ngize akabazo k'amatsiko. President, turi kuvugana wa groupe Shalom, usengera muri etorero? Jewe nsengera mu itorero rya ADPR, ariko ubwo iyo ari mu kigo riba ryitwa SEP. Usengera muri SEP. Okay. Aha. Groupe yanyu yitwa Shalom, tumaje kumenya amazina yayo. President, iyi groupe ikora ite? Iyi groupe urareba ko groupe itangiye vuba ahangaha. Ntabwo navuga ngo dukora ibindi bintu byinshi cyane, wenda nk'andi magroupe cyangwa se andi ministeri yageze kure. Twebwe turimo turatangira, nta gihe kinini gishize groupe yacu ivutse. No kuvuga ngo twatangije ubundi ku itariki 7 z'ukwezi kwa gatatu. Urumva nta bintu byinshi cyane, uretse ko duhura nyine tugakora practice, tukiga indirimbo, tukabasha no kuririmba n'izindi ndirimbo z'ayandi magroupe cyangwa se abanzi ku giti cyabo. Murakoze. Okay, President, tubwiye uburyo groupe yabo ikoramo. President, mumaze igihe kitari kinini cyane, nka President ntago wavana utatubwiye intumbero, target mufite nka groupe ni yihe? Aho tubwiye ko mukora nka President, hagati aho ngo mukora nka groupe, umuntu ashobora kubatumira mukaba mwagenda, mukora gute ubundi, mukora gute, musenga gute? Ibyo rwose numva nta kibazo kirimo rwose. Intego yacu niyo kwamamaza ivuga butumwa, tukamamaza umurimo w'Imana ugasakara ku isi yose. Kuba rero umuntu yaduhamagara akeneye yuko twamufasha mu bijyanye n'ivuga butumwa binyuze mu buryo bwo kuririmba, rwose aho ngaho turaza, tuba turi free ku murimo w'Imana, ntabwo tugononora, rwose turakora cyane. Okay, urakoze cyane President, Imana iguha umugisha mu gusobanura groupe yawe. Namwe ndabashimiye. So ni byiza cyane kandi mukomereza aho ngaho. Murakoze cyane. Umunezero kubona urubyiruko ruramiruka yakoze ibyo twayisabye byose, ibisigaye izabikora, n'ibisigaye izabikora. Yes, twongeye kubasuhuza cyane namwe mukurikiranye umuririmbyi Agatatu TV. Twagira umugisha cyane no kubana na dirija wa groupe Shalom. Okay, dirigente, amakuru yawe? amakuru ni meza. Uritonze bikabije birenze uko mbyumva. Umudirigente ubundi arangwa na morale, arangwa no gucangamuka. Okay, kugira ngo ndebe yuko umeze neza, agapela gato yakundirimbo nk'umudirigente, numve kuntu bigenza. Uramagije Mana, wowe ushobora byose. Okay, urakoze cyane dirigente, urabikora neza. Groupe yawe ni wowe uyitoza kuriya kuntu iririmba se? Ngitoza ngafatanya n'abandi. Groupe yanyu mwaje hano muri abaririmbyi bakeya. Mu buzima busanzwe ubundi muri icyo gihe mumaze muri abaririmbyi bangahe? Mu busanzwe turi abaririmbyi 15. Okay. Ariko nonaha turi barindwi. Muri barindwi. Yes. Muri abaririmbyi. Kubera iki wazanye abaririmbyi barindwi gusa abandi ukabasiga? Muri no minsi ni mu gihe
cy'igifungo cyangwa se detante. Rero bamwe baragiye mu biruhuko gusura ababyeyi, ababaye basigaye rero turimo gukora, ntabwo twareka gukora kandi duhari. Okay, ntabwo mwareka gukora kandi muhari, kandi ijambo ry'Imana ngo aho babiri bateraniye Imana irabasanga. Dirigente, ubundi tumenyere ko ama groupe sibyo, abantu ubundi bikorera, mwe nabise nk'abantu bikorera ku giti cyanyu uko perezida yadusobanuriye. Ubundi mu buzima busanzwe sibyo, muririmba indirimbo zanyu, mugerageza kuzishaka cyangwa mukora iz'abandi, cyane ko iyo ndirimbo numvisha uririmbaho gatoya nta hantu nyizi, sinzi nzakora ubushakashatsi ariko nta hantu nyizi. Aho Dirigente, ubundi mubigenza mute? Mufite intego imeze ite mu kuririmba, mu miririmbire? Ni ukuvuga ngo turirimba indirimbo zacu twihimbiye, rimwe na rimwe tukaririmba n'iz'abandi bahanzi, niko tubikora. Okay, mufite indirimbo zanyu. Okay, mufite imbaraga, muzi kuririmba, nta ndirimbo murasohora, nta buryo murabona mushyira indirimbo zanyu ngo abantu base murazifite? Dufite indirimbo, hari n'izo twatangiye gushyira ku rubuga. Yes. Okay, hari izo batangiye gushyira ku rubuga. Turamutse turuvuza aha ngaha twaba tubamaje kandi mwishyuye make sibyo? Ubutaha muzaza mwishyura nyuma tubaha. Dirigente, perezida yatubwiye ngo muri groupe y'abantu 15 ndibuka ko nawe bimbwiye sibyo? None se ubundi ko muri bakeya, yatubwiye ngo musengera abantu bose barabatumira mukagenda. Muri aka kanya muri kaminuza mukorera mu icyo kigo mo hagati? Niho dukorera. N'ahandi hantu umuntu abahamagaye ntabwo mwaza? Umuntu aduhamagaye twagenda. Ndavuga churches zo hanze twagerayo tukagenda. Okay, hanyuma ibikorwa byanyu, intego yanyu, icyo mwifuza mu kuririmba, aho mushaka kugera kugira ngo abasenga bari kubumva, hari abanyamasengesho, hari abakunze indirimbo zanyu sibyo? Abantu, intego yanyu ni iyihe? Ubufasha bwanyu mushaka ni ubuhe nka Dirigente, cyane cyane mu miririmbire bariho umbwira cyane? Intego yacu mu kuririmba nk'uko perezida yabivuze ni ukwamamaza ubutumwa, bukagira n'abari hirya no hino bakaza ku mwami. Okay, bakaza ku mwami. Nibyo buri wese, intego ya groupe Shalom ni ukugira ngo abantu baze ku mwami. Okay, akabazo kamwe gusa ari nako kanyuma nshaka kukubaza Dirigente. Tumenyere ko andi magroupe akora mu buzima busanzwe afite uburyo yasoheyemo indirimbo, afite uburyo yateyemo imbere. Murifuza kubwira abantu ubutumwa bwiza gusa, nta bindi bintu mushaka, nta gutera imbere kundi mushaka, musohora izo ndirimbo zanyu. Donc murashaka iki bundi kugira ngo abantu bari kubareba ni benshi hanze hirya no hino, barabakunda, muzi kuririmba neza, ndabizi neza sibyo? Murashaka iki? Murasaba abantu iki? Ibyo turifuza gutera imbere. Yego. Mu buryo bw'umwuka ndetse no mu buryo busanzwe, byose biba bikenewe mu buryo busanzwe. Twifuza ko abantu rero bajya bakunda kureba indirimbo zacu, byarushaho kuba byiza cyane. Byarushaho kuba byiza cyane. Izo ndirimbo zanyu kuzireba, barazireba gute? Mu bitaramo muzakora, muritegura kujya mugenda mu bihugu, numishe ko muri n'abanyeshuri, muritegura kujya mugenda ku isi hose, abazabareba muri Amerika, abazabareba mu Burayi, muzahagera, murifuza kubikora gute? Uburyo twifuza, hari urubuga twakoze, channel twakoze, twifuza ko bajya bayirebaho, yitwa Shalom, bakareba indirimbo zacu, bakazumva, haba hari aho badushyigikira bakadushyigikira, icyo badufasha bakadufasha. Okay, murako ubufasha bwo kugira ngo babashyigikira mu buryo bw'amasengesho, mu buryo bw'ibifatika, muri tayari kubyakira. Imana iguhe umugisha cyane Dirigente, urakoze kabisa. Okay. Yes, twongeye kubasuhuza nanone mwebwe mukurikiranye umuririmbyi Agatatu TV. Ndi kumwe na Konable wa Shalom Group. Konable, amakuru yawe? Umeze ute? Ndashaka wongera ijwi nk'umuntu ubika amafaranga, urabyumva ukoramo nyine, urarya, umeze neza sibyo? Amagi hafi aho ngaho. Aho Konable, umeze neza? Umeze neza cyane. Ni amahoro? Yego. Okay. Twaje hano muririmba neza, nabashimiye. Natwe twabashimiye. Okay, Konable, mu buzima busanzwe amakorali agira uburyo ateramo imbere. Nkawe nk'umuntu ubika amafaranga,
utekereza ubwo ndabyumva ndatekereza n'ukuntu bari buyabike n'aho ari buvayo uri bubike sibyo ubundi mu buzima busanzwe Shalom Group imeze ite mu bijyanye n'ubukungu ese tubona ibyuma Zara imeze ifite ibyuma byazo zifite za kamera zifite ibintu byose bifite uburyo bakoramo umutungo bafite sibyo mwebwe groupe Shalom mumeze mute umutungo wanyu sinifuza kuwutangaza kuri kamera ahubwo muratubwira ubushobozi sibyo uburyo mumezemo mufite piano zanyu mufite ibyuma byanyu mufite aho mubarizwa mufite ibiro reka mbyite gutyo mufite ibiro mukoreramo ubundi konabure ukora ute na groupe yawe murakoze nk'uko ababanje babivuze ni groupe ikiri ntoya navuga yuko itaratera imbere rero ni muri ubwo buryo no mu bijyanye na finance ntabwo iratera imbere cyane ariko nubwo bimeze gutyo nk'uko babivuze yuko ifite icyicaro muri ajemeri tujya dukoresha ibyuma byabo dufite piano tujya dukoresha dufite ama microphones turazikoresha ariko kandi tuba turi no gupanga uburyo tugiye kugura ibyacu murakoze cyane uba urimo kubipanga unabipangana n'abo uyoboye urwego rwa finance umubitsi ubundi mu buzima nta n'agahene muragura murakoze ntekereza ko agahene ntago kaba ariko kari basic cyane ntago wajya kugura ihene hakeneye microphone yo kugira ngo uririmbe ijwi rigende neza ni muri urwo rwego nyine n'ubundi turacyari kubanza ngo tubone basic needs then after tuzajye twagenda tudevelopa nyine uko tuzagenda dutera imbere niko tuzagura nyine n'ibindi birenze urumva yuko groupe yanyu ifite gahunda nziza kandi ifite n'intego nziza yo kugera ahantu hakomeye nk'umuntu ubundi nkawe niwe ukwiye gukusanya abafana reka mbyite abantu babakunda nanga turi ku Muririmbyi TV wa gatatu hari abantu benshi babakunze ukuntu muririmba ubundi ikintu nshaka kukubaza ni kimwe mukorera muri kaminuza sibyo mu buzima busanzwe hari ibitaramo mukora bibinjiriza ayo mafaranga yo mwaguze microphone ubundi mu buzima busanzwe kugira ngo mubone ayo mafaranga si wowe ukora ku mufuka ntago ari buruse kuko buruse hari ikindi uyikoresha ubundi mu buzima busanzwe groupe yanyu kugira ngo yinjize mukora mute murakoze icyo navuga cyo ku bijyanye no kwinjiza amafaranga ya groupe ntabwo twahita tubona abaterankunga ako kanya natwe tutarabanza ngo twikoremo ubwacu kubera ko n'ubundi umuntu agushyigikira kubera ko nawe hari icyo ufite nyine nk'ibikoresho by'ibanze cyangwa se facilities z'ibanze dukeneye turabanza tukazishakamo nyine tukishakamo ibisubizo muri twe then uko tuzagenda nyine twattractinga abantu niko nabo bazagenda badusapotinga mu buryo butandukanye bwabo buryo buri finance cyane cyane niyo mfokasinga kuko nicyo ushinzwe ni byiza cyane tugushimiye uburyo ubikoramo uburyo ubatekerereza kandi nzi neza ko Imana izabateza imbere kandi mukagera kure heza hakomeye tukababona ko muri Amerika mwagezeyo tukumva mwateye inkunga mwubakiye abatishoboye mukaba groupe nk'izindi zimeze neza sibyo turagushimiye cyane rero urakoze ku kiganiro cyiza uduhaye Beseni manineze nk'Imana yacu yo nyine nibasha kutwumva yo yakoze ibyo twayisabye byose n'ibisigaye izabikora ese ni Imana imeze nk'Imana yacu yo yonyine ntibasha kutwumva yo yakoze ibyo twayisabye byose ibisigaye izabikora mbese ni Imana
yo yakoze ibyo twayisabye byose, ibisigaye izabikora. Sinigeze mbona umwiza nkawe, wowe Mana we uri umunyembaraga, ushobora gukura w'ibyananiranye, uhesha ubugingo abakwizeye bose. Sinigeze mbona umwiza nkawe, wa Mana we uri umunyembaraga, ushobora gukuraho imisozi iri imbere yacu, uhesha ubugingo abakwizeye bose. Ese niyihe Mana imeze nk'Imana yawe? Niyo yonyine, yo yonyine ntibasha kutwumva, yo yakoze ibyo twayisabye byose, ibisigaye izabikora. Ese niyihe Mana imeze nk'Imana yawe? Niyo yonyine, yo yonyine ibasha kutwumva, yo yakoze ibyo twayisabye byose, ibisigaye izabikora, n'ibisigaye izabikora, ibisigaye izabikora, n'ibisigaye bikomeye, ibisigaye izabikora, n'ibisigaye tubona bigoye izabikora, ibisigaye izabikora, n'ibisigaye izabikora, ibisigaye